nguhaye ikaze tugiye kuganira kuri Swapphone. Swapphone imaze iminsi mikeya abantu benshi bayijoyininze batangiye kuyimayininga, ariko kandi yazanye ubudasa bwihariye, ari nayo mpamvu n'uyu munsi kiri kuvugwa nuko baristinze kuri coin ikomeye cyane mu isi ya crypto, ivugwaho n'abantu benshi kandi ikorwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Niyo mpamvu ikomeje kugarukwaho nuko Swapphone yisunze iryo zina, hanyuma ibasha nyine nayo kugafata za ku ruhando rwa coin zivugwa cyane mu isi ya cryptocurrency. Nguhaye ikaze rero, tugiye kuganira kuri Swapphone, tugiye kurebera hamwe. Hari umuvandimwe wambajije ati se nyikomeze cyangwa urabona ari igicukuri nyihorere? Reka nkubwire ngo muri iyi video ugiye gusobanukirwa icyo usabwa no kuza kuyireba mpaka irangiye. Niza kugufasha uze kuyiha like kandi uze gukora share ku muntu wese uzi wibera muri iyi si ya crypto, by'umwihariko abantu bamayininga iyi Swapphone, uze kuza kubaha share maze abashyashya mufungure inzogera, muraba mwakoze subscribe, tukomeze kubana mu isi ya cryptocurrency. Ubundi Swapphone ntago y'ubwayo ari coin to mining, ahubwo muri Swapphone harimo coin yitwa USDC. Iyi coin urayimayininga hanyuma ukaba waswapingamo BTC, Ethereum, Pi n'izindi coin ziremereye cyane, ariko bikabera mwaho ngaho nyine muri Swapphone, akaba nta handi hantu wabijyana. Reka tubyinjiremo. Ubundi kuba wamayininga coin ugategereza ko iba listed bisa naho bitumvikana neza mu matwi y'umuntu wese ushaka amafaranga, ahubwo iyo bakubwiye ngo urahita uswapingamo izindi coin kandi ubizi ko ziri listed, urugero nka Bitcoin, nka Pi, biba bita bituma umuntu abikora ashishikaye avuga ati ningira izingana gutya nshobora guhita mvunjamo BTC. Rero na Swapphone n'ubwo buryo yajemo, hanyuma ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka nyine baristinga coin bayita Pi. Sinzi niba ari iya nyayo kubera ko nta buryo burimo bwo kuba wakoherezamo izo usanzwe ufite nko kuri OKX cyangwa se kuba wakuramo izo ufite, ahubwo harimo kuba wafata iyo coin yabo wamayininze hanyuma ukayivunjamo izo Pi. Bamaze kuyilistinga Pi byagizeho ingaruka zikomeye kubera ko yamanutseho 20%. Impamvu yamanutseho 20% nayo turaza kuyigeraho. Bamaze kulistinga rero Pi yahise ijya mu mutwe w'abantu benshi kubera ko ni nabwo yatangiye kwamamara gutyo. Iyi coin yabo turi kumayininga, iyo urebye agaciro kayo usanga gahura neza n'akidolari, cyane ko binavugwa ko iyi Swapphone ariyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho ituruka. Ubwo na coin yabo imwe ikabivunja kimwe n'idolari, n'ibidolari riri ku cyatanu, ubwo na coin ya Swapphone ivunja icyatanu. Murabizi ko hari ama exchange menshi bafite coin yabo kandi kabinakomeye, urugero nka Binance ifite Binance coin nyine ariyo BNB, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye ziba zigiye zifite ama coin yazo. Ibyo byo ntago ari ikibazo, ahubwo rero kubera iki Pi yageze kuri Swapphone igahita itagaciro kugeza aho ngaho. Ibintu byatuma Pi imanuka ni byinshi, ariko Swapphone nayo impamvu yabigizemo uruhare ni iyi ngiyi. Muribuka ko twigeze gukora video mbabwira ko CPN igiye kulistinga kuri Swapphone, ni mu minsi n'ubundi Swapphone yari irimo iraza. Ubundi Swapphone mbona yarakoresheje trick yo kuza igafata imishinga ifite abantu bafite community nini, hanyuma bakagirana amasezerano, bakaba wenda ari nabo bishyura kugira ngo baba hostinge ba bantu bo muri ya community babe baza. Sinzi nimba nawe ari kubibona, uraza kumbwira muri comment, ariko dore impamvu Pi yahise itagaciro. Bamaze kulistinga CPN nta kintu na kimwe yageze yiyongeraho, ahubwo yagumye kumanuka kurushaho. Hanyuma bya CPN bivaho, haza kuza kuba ikindi kibazo cyane cyuko Wix yari imaze iminsi listinze CPN. Niba iyo video utarayirebye narayikoze uyirebeho, irahari.
Wix isiba CPN. Ubundi iyo exchange ikomeye isibye coin bigiraho ingaruka zikomeye cyane kuri ya coin, kubera ko haba hari abantu benshi baburiyemo coin zabo, cyangwa se abari bazifite ku yandi ma exchange bagahita bagurisha bavuga bati n'iyi ngiyi ejo n'ejo bundi irayisiba. Rero n'aha ngaha niko byagenze, kuko Wix yarayisibye hanyuma CPN ihita imanuka cyane. Ni naho hantu hakomeye hadanje CPN yari iri. Noneho imaze kuyisiba baristinga Pi kandi banalistinga CPN. Ni ukuvuga ngo CPN yavuye kuri Wix ihita iza hano kuri Swapphone, nta kintu na kimwe yigeze izamukaho cy'agaciro kagaragara mugereranije n'uko CPN abantu bari bayikoze babyizeye. Niba ubyibuka nawe uraza kuza kumbwira muri comment. Hanyuma rero Pi imaze kugeraho, urabona ko uburyo bwo kubona Pi bwaba bworoshye, ku buryo ku munsi ushobora kuba wamayiningamo nka Pi ziri hejuru ya 20 cyangwa 10. Kandi ntibishoboka niba mu mushinga wa Dr. Nicholas yarateganije ko buri munyamuryango bitewe n'ibyo yujuje, buri mupiyoni yashobora kumayininga Pi imwe ihura na biriya bice turi kubonaho Pi, hanyuma hakaza indi ivuga ko ushobora kubona Pi byibuza 10 zibaye zisohokamo hariya isoko rya Pi ryahita rigwa ku rwego rwagaragarira buri muntu wese. Muri urwo rwego rero Swapphone ntabwo naca intege buri muntu wari wese kuyimayininga, kubera ko twarayitangiye tugomba kuyikora nibyo, ariko hari utuntu twinshi bagenda bakora ukabona ko mu mushinga wabo ntago bari serious. Ariko kandi bavuze ko mu kwezi kwa 9 bazaristinga coin yabo turi kumayininga. Reka dutegereze turebe. Ikindi kandi kuri review trust period bafiteho amanota make cyane, kubera ko bafite 3.2 kandi yakabaye kuba byibura 4 cyangwa 3.5, kubera ko hariya hajyaho amanota y'abanyamuryango bagukurikirana. Urugero, hari ukuntu ufungura WhatsApp cyangwa se downloadinga bakaza kukubwira bati, bakagusubiza kuri Google Play Store bakakubwira bati iha like iyi application bakoresheje uburyo bw'inyenyeri stars. Akanyenyeri kambere kaba gafite icyo gasobanuye, wenda ni byiza cyane, gutyo. Aha rero bisa naho abanyamuryango bakoresha Swapphone batitaye kuyiha amanota kuri izo mbuga, kandi mu gihe ukurikirwa n'abantu benshi ntabwo ushobora kuba wabura abantu baguha amanota cyangwa se batera comment ko ibintu byawe ari byiza. Ikindi kintu gishobora gutuma uyigiraho impungenge, ntabwo bafite application ya nyayo. Turi gukoresha application kwa kundi nyine wadinga muri home screen. Ibi ngibi biba bivuze ko nyiri umushinga atatanze amafaranga yo guhostinga app ye kuri Play Store, ku buryo umuntu wese ashobora kuba yayisearchinga akayibona. Usibye kunyura muri Play Store nta handi hantu ushobora kubona iyi Swapphone. Icya kabiri kirenze kuri ibyo ngibyo, batanga coin nyinshi. Natangiye nkubwira ngo bari ku kigero cy'uko ushobora kumayininga ukaba wakinjiza $1. Ariko aha ngaha nimba ku munsi mu isaha imwe baba batanze coin yabo imwe, ku umunsi ugira amasaha 28, ku munsi ukaba winjiza $28. Aya mafaranga ni menshi kandi ni menshi cyane. Ahubwo mugomba kuyikora ariko mutitaye ko ishobora kuzakora ibintu byahatari nk'uko abantu benshi babyiteze, ahubwo mugakora mugerageza. Ikindi kirenze kuri ibyo ngibyo nuko kuba wavunjamo BTC birashoboka, ariko mu gihe hatari option z'uko ushobora kuzikuramo nta kintu na kimwe biba bivuze. Ni nkuko nawe ushobora kudesigninga ukavuga uti umuntu azajya mayininga, namara kumayininga yinjize ama USDT. Hari n'abahanga babikora ukazigeza no muri Trust Wallet, ukazibikuza ukazigeza no muri Trust Wallet, ariko nta mumaro na muke zigiye kukumarira. Aha rero Swapphone ishobora kuba targeting ibintu bitatu, niko mbibona. Nawe uraduha igitekerezo cyawe. Ashobora gutargetinga community, hari undi mushinga bari gupanga ku ruhande, noneho akaba ari plan yo kugira ngo babanze babone community, noneho uwo mushinga bazawuzaniremo hagati baradufasha. Kuko urumva bafite abantu bo muri Pi, bafite abantu bakora CPN, bafite abantu bakora holding ama BTC n'ibiki byose mu isi ya crypto babihurije hamwe barabafite. Hanyuma banatangaje ko bagiye kulistinga Ink ni coin tumayininga muri CPN network yasimbuye CPN.
ntabwo ushobora kunsobanurira ukuntu ushobora kulistinga coin ya mbere ntigira amafaranga ukayimurira kuri exchange, hanyuma iyo exchange ikavuga ngo tugiye kulistinga inki. Mbere yuko balistinga inki kubera iki batabanza kongeramo imbaraga muri ya yindi balistinze mbere idafite amafaranga, kubera ko abanyamuryango n'ubundi bayimayininze ni bamwe, ntabwo tugeze duhindura application. Ibyo nabyo uraza kumbwira muri comment uko uri kubyumva. Nakubwira ngo ahangaha muri iyi video tuba turi kubikorera mu gateganyo, nawe ushobora gukora ubushakashatsi bwawe hanyuma ukaza kuza kutubwira, mba nkubwiye uko mbibona kugira ngo nawe ubikoreho ubushakashatsi. Hanyuma rero tugira groupe ya WhatsApp tuvugiramo uburyo bwari bwo bwose wakoresha telefone yawe, ariko dutangamo za update zitari ngombwa ko turi codinga video. Mbere yuko tuza kuri YouTube tuba twaciye kuri WhatsApp iyo byabaye ngombwa. Ni ngombwa rero kuyijoininga hanyuma tukajya tubana. Urasanga link muri comment ya mbere, hanyuma unayirebe muri video description handitse ngo more. Ndashimira byimaze y'abantu badusharingira. Reka tubane mu zindi video.